Hanyuma kandi ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe amashyamba buvuga ko mu gihe cy'umwaka hazaba hatewe miliyoni 3 z'ibiti kugira ngo hongerwe ingano y'ibiti bifata ubutaka, ibivangwa n'imyaka ndetse n'ibiribwa. Abatubuzi rero b'ibiti bo bavuga ko aho bishoboka babyegereza abaturage bakabigura batavunitse. Jean-Claude Mutuyezu. Ibi byitwa makorata. Mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi niho Jean de Dieu Shimimana ahumbikira umurama uzabyara ingemwe z'ubwoko burenga 20 bw'ibiti. Uyu avuga ko uyu murimo usaba ubwitange kuko nibura bimusaba amezi 4 kugira ngo ababonye ingemwe zishobora guterwa, hakiyongeraho no kuzishyira abakeneye kuzigura. Ngewe nzikunja kugura umurama muri zari, hagenda bakama niba ari umurama w'intusi, niba ari gereveriya, niba ari firawo, niba ari ibinyomoro, niba ari amapapayi, nkajya muri zari nkagura nkaza nkawinaza, namara kuwinaza nkashaka ibihoho hagemeka nkaha abaturage bagatera. Bifashije abaturage cyane kuko maze guterera abaturage benshi cyane amashyamba za hegitari nyinshi ku mwaka sinjya mbura nk'ibiti nk'ibihumbi 300 ntanga. Igiti nyigurisha amafaranga 30. Modesha moto tukashyiraho nta soko ntarimo muri igitara na za Nyabugo hose nta soko ntarima, nkashyira kuri za moto ubu ngatega imodoka nkabijyana mu masoko abaturage babandi bazanyira ijumba basigaje senkisa bakaza bakamereza nkabaha intusi, nkabaha ibinyomoro, nkabaha amapapayi, mbega ngerageza no kubasanga aho bari. Muri aya mezi usanga abantu mu byiciro byose bashishikajwe no gutera ibiti by'ubwoko butandukanye, bya ibiribwa, ibivangwa n'imyaka, ibifata ubutaka kimwe n'iby'imitako. Bazi neza akamaro k'igiti mu buzima bwa muntu. Noneho uruhare bw'abanyeshuri mu kubungabunga ibyo biti harimo kujya tubyuhira, tukarinda ababyonona, ababica bitarakura, abantu bangiza amashyamba, n'abantu bakunda akenshi tubona mu mihanda babyihagarika hose. Uruhare rwacu nk'abanyeshuri rero dufite kubabuza, tukabakumira, tukabigisha akamaro k'ibiti. Twahisemo kubikorana n'ikigo cy'ishuri cya groupe scolaire ya Kabuga, nanone biganisha muri ya ntego yo kubungabunga uburezi. Nk'ikigo cy'ishuri bafasha mu bikorwa by'umunsi ku wundi mu gutanga uburezi. Ni byiza ko twifatanya n'abanyeshuri kugira ngo bibongerere ubumenyi, kumva ko buri munyeshuri mu burere bwe bwa buri munsi, mu bumenyi ahabwa, agomba no guhabwa uburezi bwo kubungabunga ibidukikije. Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba igaragaza ko mu gihe cy'umwaka uhereye muri uyu muhindo hateganyijwe guterwa miliyoni 63 z'ibiti. 54% by'ibi biti bizaba ari bivangwa n'imyaka, 26% byabyo ni amashyamba asanzwe yo gufata ubutaka, 8% ni ibiti by'imbuto cyangwa ibiribwa, naho 10% bikaba ibiti by'imitako. Umuyobozi mukuru w'iki kigo Concorde Nsengumuremyi avuga ko kuba harashyizweho laboratoire ikora imirama y'ibiti bituma abaturage bahitamo ibyo bakeneye bashingiye ku buzanenge bwabyo. Tubasha kumenya ngo mu mbuto 100 cyangwa se kwijana yenda bitewe n'ubwoko bw'ibiti hashobora kumeraho 90%, hashobora kumera 100%, hashobora kumera 50%, bityo noneho bikaba byanatuma tumenya neza mu by'ukuri niki ikibitera, niki gishobora gutuma imbuto zitabasha kumera neza. Niba zimera neza biba bishimishije kuko niyo tugiye kuziha abakiriya bacu turababwira ngo izi mbuto tubahaye mu by'ukuri zizamera 100%, zizamera 90% cyangwa se 60%, kandi tunabasha kubasobanurira noneho n'ibindi by'ingenzi bishobora gukorwa kuri za mbuto kugira ngo mu by'ukuri zizabashe kumera nk'uko ubushakashatsi bwacu bwazerekanye. Isesengura ryerekana ko 70% by'amashyamba yo mu gihugu yose ari ay'abaturage, mu gihe 30% byayo ari aya leta. Hari byinshi mu biti byuma bigiterwa cyangwa bitarakura, bityo ntibitanga umusaruro, binini byishimire aho byatewe. Depite Frank Habineza asanga hakwiye kujyaho politike zo kwita ku mashyamba hagamijwe ko abungabungwa kugira ngo ingaruka ziterwa no kuba adahagije nazo zigabanuke. Bashyiramo cyo bita umuturage abigiremo, abe kwisonga, kandi tumutajye kwisonga, abe ubikora
akuroza pepiniyeri ibiti bihabwa abaturage babiterere mu mirima yabo. Yego leta nayo ishobora gutera ibiti ku misozi miremire nk'uko isanzwe bikora, ariko ibyinshi biterwe bihabwa abaturage yumve ko bya biti bifitiye akamaro, ariko bibe n'ibiti bya bindi n'ubundi abona ko azajyaho imbuto, azakinaho urukwi arubone, azakinaho ikintu runaka, aho amatungo y'inka cyangwa se yene aboneho ubwatsi bwazo. Ibi byose niba twari ibiti byiza bitazarese naza kariyandra tuti twiza cyane turibwa n'amatungo magufi. Ikibazo cyo kuba hari imirenge idafite abakozi bashinzwe amashyamba nacyo kiri mu biteye impungenge, kuko mu mirenge 416 igize igihugu cyose igera ku 186 nta bashinzwe amashyamba igira. Kugira amashyamba ahagije kandi abungabunzwe neza ni kimwe mu byagabanya iyangirika ry'ubutaka n'ubukana bw'ibiza bikunze gutera ingaruka nyinshi. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.